tubona MICHEll atangiye kuba yinjira nkuranga bya hatari, akaba atangiye kuba yakora buri kimwe cyose gituma nkuranga gwa hasi. Ukabyara we, uratekereza ko ubu ngo tuvugana Izabela amaze kuba yakira ukuri kose, ko umuntu yitaga inshuti magara ye ari we kuba yamuca inyuma, utekereza ko yamureka amahoro? Ese ko tuzi ubugome bwa MICHEll, ko tuzi ubugome bwa Izabela, ko tukaba tuzi ko Izabela agufashe uri kumugira nabi yagukura mu nzira, ese utekereza kuba uyu MICHEll atangiye kuba yamwinjira mu buzima akamutwarira umugabo akagira ubuhe? Utekereza ko amaze kuba yamenya ukuri yamukoze iki? Guys, MICHEll ngo tuvugana twe tuzi ko ari umwana mwiza, ari inshuti ya Izabela, amufasha muri kimwe cyose mu futi yose ari gukora umunsi ku munsi. Ariko ubu ngo tuvugana MICHEll amaze kuba yarengerera bya danje. MICHEll amaze kuba yarenga imirongo, kuba aka kanya tuvugana asigaye aryamana n'umugabo wa Izabela. Ese Izabela naza kwakira amakuru akamenya ko MICHEll yafatanga inshuti ye, MICHEll abona nk'umwana mwiza umufasha muri buri kimwe, amuca inyuma azamukorera iki? Guys, mwayikaze Nibwo bwo gambira wisanze hano kuri NKURANGA, icyo tugusana ko watanga inkunga yo kubakana kuri buto subscribe bijya mu bigano byose tatu gutegura umunsi ku munsi ku filime yacu My Daughter. Icyo tugusana ko watanga itekerezo ko tubwira na kuntu uri kwiyumva ku filime yacu My Daughter. Murabizi ko ngo tuvugana ahantu tugeze na ahantu tugomba kuba wayicikwa, ahantu tugeze filime yacu My Daughter na ahantu tugomba kuba wayicikwa n'akandi na kamwe. Murabizi ko ngo tuvugana umuntu witwa Nkuranga ari gushakisha uburyo yabona mu mwana w'ingabo yamusuza, ariko byakomeje kuba byamugora cyane. Nkuranga arimo gushakisha uburyo yabona umukobwa we ngabo yamusuza, kubera ko ubu ngo tuvugana nawe ntaramenya kuri ya mwana asaruwe, ahubwo we yizera ko uyu mwana ari uwe byanyabyo, ariko akomeza kuba yashakisha ukuri, ariko byaranze. Kandi akomeza kuba yashakisha uburyo yamusuhuza, ariko nabyo byakomeje kuba byagorana. Ese azabona amahirwe kuba yamusuhuza gute? Nkuranga uratekereza ko kugira ngo abone amahirwe kuba yasuhuza umukobwa we bizagenda ute? Ese Vumira arazi kuba yamwemera kugira ngo abe yamusuhuza? Uratekereza ko Vumira arazi kuba yamuha umwanya akaba yasuhuza umukobwa we? Guys, ibintu byo bikomeje kuba byafata urundi rwego, ndetse na MICHEll nawe akomeje kuba yaca inyuma Izabela ku bubino ku bwiza. Ese Izabela naza kuba yamenya ukuri azakora iki? Izabela naza kuba yakira ukuri kose ko umuntu yitaga inshuti ye magara, umuntu wamufashaga muri buri kimwe cyose mu mafuti yose bakoranaga umunsi ku munsi, akamara kuba yamenya ko amuca inyuma ku mugabo we, azamukorera iki? Ese ari wowe wisanze muri situation Izabela arimo kano kanya, ugafunga umuntu witaga inshuti yawe agasigara mu rugo aguca inyuma akora buri kimwe cyose, wamukorera iki umaze kuba wataha ugize amahirwe kuba wataha? Guys, twese turabizi ko Izabela yakoze ibintu bibi, ariko se MICHEll ubu ngo tuvugana we ibintu ari gukorera Izabela ni ibintu byiza. MICHEll kuba atangiye kuba yaca inyuma Izabela katuzi ko ari inshuti magara, ibintu ari gukora ni byiza. Guys, wageze hano kuri NKURANGA, hano wageze ni mu rugo. Ese ko tubona noneho guha mugani gwa Vumiriya ibibazo byo bikomeje kwa byaba ibibazo? Ese uyu Hunter ko tuzi neza akomeje kuba yihisha muri Nkuranga nawe akomeje kuba yaba umuntu uraho ngaho udafite amakuru, ibaze none nazo kwakira amakuru k'uyu murumuna we ari we papa w'umwana wa Vumiriya, yirirwa rwanira umunsi ku munsi, yirirwa hangana nawe umunsi ku munsi, akaba ari we papa w'umwana wa Vumiriya afite. Guys, ese uri kubona ibintu bibazo byose Nkuranga akomeza kuba yisanga umunsi ku munsi, Nkuranga akomeza kuba yisanga muri situation mbi gutya bene kano kageni, utekereza we kugira ngo ibintu zabivemo azakora iki? Ese wowe ukurikirana filime yacu My Daughter, tekereza kano kanya ubi wambwira, ese umunsi Izabela nawe azakira amakuru ko umurumuna w'umugabo we ari we se w'umwana wa Vumiriya kandi azi neza uburyo ahanganiye uyu mwana byadanje, utekereza ko we azabyakira ute? Izabela arwana intambara akiyirwana. Ese ibaze umunsi bagize umwaka Izabela akagaruka bakamurekura, ibaze ahantu ho bazamucikira. Guys, mwayikaze nibwo gambira bugeze hano kuri NKURANGA,
ndagusaba kugira ngo urebe nimba watanze inkunga yawe yo kuba wakanda kuri buto ya subscribe ujyane mu biganiro byose turi gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu My Daughter. Ndagira ngo ube watanga ibitekerezo batubwira nawe ukuntu uri kwiyumva kuri filime yacu My Daughter. Ese utekereza ko iyi situation Vumira yakomeza ko yajyamo ndetse na Hunter ubona bazayikura mote? Ese utekereza ko uyu murumuna wa Nkuranga situation akomeza kuba yishira amatavugisha kuri ubona azayicikira hehe? Guys, ibibazo byo nago byashize. Turabizi ko ibibazo byo bigihari. Turabizi ko igihe cyose bataravugisha ukuri babe babwiza Nkuranga ukuri igihe Izabela ataragaruka. Turabizi ko Izabela amaze kugaruka intambara barimo kuba bizanaho uyu muro barimo kuba birahuriraho. Turabizi ko batazawucika. Izabela twese twamaze ko twabona icyo ashoboye ndetse n'ikintu yakora mu gihe cyose abonye umuntu wamuhemukiye, mu gihe abonye umuntu wamufashe nabi. Turabizi icyo Izabela yamukorera. Ese uyu Hunter ahantu ari kano kanya ni hehe? Ese uratekereza uyu Hunter noneho kuba abana na Nkuranga hano kwa Nkuranga azi neza uburyo Nkuranga yahangayitse arwanirira uyu mwana bya danger, uburyo yafashe uyu mwana yaramugizwe burundu, yarazi neza ko nawe yifitiye umwana, hanyuma yaho bakaza kumumwambura, hanyuma yaho uyu Hunter nawe akaza hano kwa Nkuranga kuza kuba babana. Azi neza uburyo Nkuranga ahangayitse no kuba yarabuze umwana we, kandi azi neza ko uyu mwana ari uwe. Hanyuma nabe yabwiza mukuru we ukuri ngabe yamubwira ko uyu mwana ari uwe byanyabyo, ubona ibibazo we yishiramo ari ibihe? Ese wowe ujya utekereza umunsi Nkuranga yamaze ko yamenye ukuri, akamenya ko uyu babana ari we papa w'umwana Vumira afite ikintu azamukorera? Turabizi ko Nkuranga umujinya afite wo kuba yarabuze umwana, nubwo uyu nguyu ari murumuna we, ariko turabizi ko atapfa kuba yamucika amahoro. Nubwo uyu nguyu ari murumuna we, turabizi ko bino bibazo byanga byakunda, ingaruka zizamuzaho ni ingaruka nini cyane, ku buryo nawe azicuza impamvu atavugisha ukuri ngo yabwiza mukuru we ukuri kuva mbere hose. Ese ubona Nkuranga atababaje? Nkuranga ibibazo byose turabizi ko niwe biza byirundaho. Nkuranga buri kimwe cyose kiza ari we kiri kuganaho. Nkuranga nk'inzira karengane muri bino bibazo byose bikomeje kuba byaba, we akomeza kuba yahangayika, yagira agahinda gakabije kubera ko we yisanga muri bino bintu atazi iyo biri kuva n'iyo biri kujya. Ese ari wowe ukisanga muri situation Nkuranga buri kanya yisangamo, wakora iki? Ari wowe ukisanga muri ibibazo byose byo Nkuranga yisangamo umunsi ku munsi, wakora iki? Nkuranga wakomeje kuba yahangayika ku rwego rwo hejuru. Nkuranga we akomeje kuba yahura n'ibigeragezo bikomeye cyane kubera ko ari inzira karengane muri kino kibazo cyose gikomeje kuba cyaba. Ese umunsi yamenyesha ukuri noneho, umunsi Nkuranga yamaze kuba yamenya ko uyu nguyu murumuna we ari we papa w'umwana Vumira afite, ari we wateye inda Vumira, akaba yaranze kuba yabimubwira kare kose akigera hano, ubona bitazaba bindi. Guys, nongere kuba naguha ikaze hano kuri VNK Empire ndetse no ku kiganiro cyacu muri zino bende sense ziba ziri guca hano kuri VNK Empire. Icyo ngusaba ni ukuba wadutera inkunga yo kuba wakanda kuri buto ya subscribe kugira ngo tujyane mu biganiro byose turimo gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu My Daughter. Ese waba ukunda filime yacu My Daughter? Ese ko tubona noneho biri kuba byaba ibindi ko tubona noneho ibibazo bikomeje kuba byiyongera cyane, utekereza ko bizakemurwa n'iki? Kuba Izabela afunzwe ndetse na Nkuranga nawe akaba ari hano, akakomeje kuba yajya mu bibazo bikomeye cyane, hakaba harabuze umuntu wamubwiza ukuri ngo abe yamukura muri rino hurizo ahoramo, utekereza ko bizaborohera? Ese Izabela ukuntu tumuzi ukuntu ari shitani mbi cyane, ukuntu tumuzi ukuntu ari mubi bya hatari, umunsi nawe yakiriye ukuri kose kugaragara muri bino bibazo byose akakira